Yarampejeje cyane kabisa akajya mbeshya kandi yari umuntu tumaranye igihe dukundana tugomba no kubana urukumva ko iyo nzu yagomba kugura yamara kugura bikaba ngombwa ko twari kuza tukakora n'ubukwe akaba ariho tuniyakirira kandi twari dufite gahunda ko tugomba guhita tujyana no hanze. Kamerama kwino nkurikira kwino tugendana. Muganga mwiriwe. Muganga have. Kameramani we. Ngwino mu gicumbi cy'abakuru. Kamerama. Muganga we. Muganga have. Muganga we. Ngaho ngwino mu gicumbi cy'abakuru. Imbaga ni. Nta kintu ndi bube. Ngenda shaka kuza kugurira visa ebana umwe mu kimwe rugitaje. Abandi kubona muri Quebec. Kuko barakwifuza cyane. Ngewe itike ni yanjye n'icumbi n'iryawe n'icyo kurya. Sakandi puissance papa signera ganz costa tsugana ono dogorogon diabolite antique attention karambaro karagoba muzadu. Maana nyagasani we ndabona ari shangazi ntungira gutya. Muri Canada hashize igihe kingana icyo umaze mu Rwanda wahagurutse ari we wenyine uje kureba cyangwa hari n'ibindi byaye bikuzanye? Nahagurutse nje gusura famille ariko nawe yaranzanye kumushimira kuko nabonye ari ibintu kabisa umva byaniye emotion nyinshi cyane kuko ibintu yankoreye nta handi hantu nigeze mbibona. Biba ngombwa rero ko nza maze ibyumweru 2 ndi naha mu Rwanda ubwo naraje nyine shika mu rugo maze kuhagera biba ngombwa ko mfata umunsi wo kuza gushimira muganga. Ubwo rero nyine uyu munsi wa none nkaba nifuje kuza kumushimira byimazeyo kuko ibintu yankoreye birenze igipimo. Ngira ngo murabyumvishe turi kumwe n'umudiaspora amaze kudusobanurira mpamvu kinyamukuru yamuzanye kuri uyu munsi wa none ati nahagurutse nje gusura famille ndetse kandi none nari nje no gushimira muganga. Ngira ngo ibyo sister wacu Sumaya amaze assalamu alaykum nani bagine kwiga. Wa alaykum salam. Twamaze kuhagera kwa muganga. Ubuse turasanga arimo ariko ndabona hasanga harimo abandi bantu. Ngira ngo rero tumaze kugera kwa muganga reka nanjye mbikurikirane ndizera ko cameraman turi buze kugendana kugira ngo turebe icyahagurukije Sumaya kuza gusura umuryango we ndetse no kugira ngo ahitemo kuza gushimira muganga biraba byifashe bite. Reka twerekere nizeye ko turaza kujyana ku musozo w'iyi nkuru ndacyari MC7. Reka twinjire noneho tubashe kumenya gahunda ziri gukurikirana gute araza kumushimira gute gusa ndabona harimo n'abandi bantu. Sister mwiriwe neza. Twe turi abanyamakuru. Yego. Twabavugisha. Nta kibazo ni karibu. Muganga hano arimo? Arimo niwe dutegereje. Nawe waje hano kumureba? Yego. Ko musanze ufite inkoko ubwo byifashe bite? Nari kumushimira kubera ko ara service yankoreye iza gucamo nibyo naje kumushimira. Iyo muje gushimira mwitwaza ari inkoko? Biterwa nuko nibyo yagukoreye. Yarabikoze bibicamo koko bituma ufata umwanzuro wo kuza kumushimira? Nawe uri kubibona. Okay, urakoze cyane. Sister rero urabona ko twamaze kugera kwa muganga. Sinzi niba navogere n'urugo rw'abandi ahubwo bitari buse kongera ikibazo bari abantu ngenda batinya. Hari gahunda nyamukuru yagukuye muri Canada kugira ngo ufate umwanzuro uzunarangishe uko yagiye kuyobora kuri telefone pakugeza akorera gahunda nyamukuru niyi? Vraiment ngewe gahunda nyamukuru inzanye no kumushimira cyane kuko ibyo yankoreye byarandenze cyane rwose kuba yarangaruriye amafaranga yari menshi cyane yanayaranduhije cyane ariko byabaye ngombwa ko nza kumushimira byimazeyo rwose kuko ni ikintu abandi bantu badashobora nyine.
ngo uwo muhungu yaraguhejeje abahungu ariko ibyo bintu bireze. Yarampejeje cyane kabisa akajya mbeshya kandi yari umuntu tumaranye igihe dukundana tugomba no kubana urukumva ko iyo nzu yagomba kugura yamara kugura bikaba ngombwa ko twari kuza tukakora n'ubukwe akaba ariho tuniyakirira kandi twari dufite gahunda ko tugomba guhita tujyana no hanze. ngo umuhungu we no kuyasubiza amafaranga yari yaramaze kuyikoreshereza gahunda ze. Okay, amafaranga yari yaramaze kuyakoresha ibyize gahunda sinzi yajyanye mu mishinga itandukanye ariko rwose nukuri pe aho namaze kumenya muganga arayangarurije amafaranga ndayabona umuntu arayabonye pe ubu ngubu rwose nje kumushimira byimaze rwose. Kandi n'abandi bose nzajya mbabwira ko hari umuganga uzi kuvura neza. Okay. Turacyari hano kwa muganga turi kumwe n'uyu mu diaspora Sumaya noneho reka ngomange numve ko muganga ari buze kuduha karibu ugendane nanjye. Muganga kamerama kwino nkurikira kwino tugendane. Muganga mwiriwe. Muganga have kameramani we ngwino mu gicumbi cy'abakuru. Kamerama muganga we muganga have muganga we ngaho ngwino mu gicumbi cy'abakuru. Imbaga ni nta kintu ndi bube Nacyo ngwino mu gicumbi cy'abakuru. Ngwino mu gicumbi cy'abakuru nta kibazo. Mumeze mute? Turi abanyamakuru. Muri abanyamakuru? Sinzi niba kubaganiriza byemewe twari twabasuye ariko hari n'umuntu twe twazanye nawe mwe mufitanye ngo gahunda waturutse hanze twe tumusize hanze turavuga tuti twanze twinjire tubasuhuze tunarebe uko imirimo yanyu yifashe. Ego. Nta kibazo. Twabavugisha? Mwatuvugisha nta kibazo. Nese kira ni igiki wari ununze ko nari ncitse intege mugabo nta kindi kibazo ndi bugire ndabasha kugera mu rugo amahoro. Kuva naguhe karibu mu gicumbi cy'abakuru nta kibazo uri bugire ariko wari winjiye udakomanze kandi biba bisaba uruhushya ntabwo no kwinjira kubonye kose. Nta kibazo uri bugire. Biba bisaba ibi bintu biracyari kubira ntago biri bunyotse. Oya nta kibazo ntugire ikibazo rwose nta kibazo. None tubasanze mu kazi rero ubu niba nta kibazo nkuko mubitwemereye sinzi dusanze murimo kumwe n'uriya mukobwa nawe mwe murimo kumuvura. Uriya ni umurwayi yari yaje kwivuza ndimo ndamuvura. Kumuganiriza nawe byabyemeweho gatoya? Ariko ho gatoya kuko urabona ni umurwayi kandi urumva ko nta disikuru ndende afite. Amaya munini mufitanye. Nta nkuru mbese ndende afite. Umeze gute? Dusanze hano kwa muganga. Naje hano kwa muganga nari nararwaye indwara nkajya ngira imijaganyiro ibintu bikajya bimfata gutya mu maguru mu mugongo bikajya biramfata noneho nta kuryama mbese noneho n'abakuru banjye nabo nta kigenda nabo barara bari kwego bari gushigagurika bari kwiruka nzagura n'umuntu nanjye arambwira ati ngwino nkurangire ahantu hari umuganga uvura ibyo byose bigashira ukongera ukaba neza ibyo byo kurara uri kwirukanka uri kuribwa umubiri wose bigashira. Baza kundangira uyu muganga ariko naje hano ko mfite icyizere ko ndi bukire ndabona ko arampa umuti ngakira. N'ubwa mbere aruhaje? N'ubwa mbere nari mpaje kubera ko umuntu yaramundangiye nawe ngo yaramuvuye ibintu ngo wamurangiwe n'undi muntu yaravuye? Narangiwe n'undi muntu yavuye nawe
we ngo yajyaga mu mihango idashira ngo agahora ari kuva ariko we yarashize ngo nta kibazo afite. Okay, murakoze ntacyo twaba tugumye hano ariko nta kibazo. Okay, murakoze. Reka dukurikirane rero turebe uko muganga arimo gukora akazi ke. Bisa ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye kugira tubashe kwinjira hano. Niba bahita muri labo, niba mu kinyarwanda bahita mu gicumbi. Kandebe Mana nyagasani we, ndabona ari shangazi ntungira gutya. Shangazi nawe wanzengereje gutya neza ibintu biraye uri kundya nta mahoro ngira. None tumukorera iki? Mana we, Ikibazo ubwo tugiye ko nta kintu twamukorera, reka nguhe umuti uzatuma uragabanya ububasha bwo kujya kuzajya agira icyo gutwara. Uyu muti rero akira. Uyu muti ugende nugera mu rugo saa sita z'ijoro utabe mu mbuga yawe kugira ngo bijye bisubiza ibyo azajya akoreza byose. murakoze cyane muga. Nese muga ko mbonyemo umuntu hari yaburabye byifashe gute? Ikibazo cyari kiye usanzwe umurwayi yari afite ikihe kibazo? Ikibazo yari afite no umuntu umugirira nabi. Ari ngo ni nyirasenge. Ni nyirasenge ahise amumenya ni nyirasenge. Dufite uburyo dukoresha mu buhanga bwacu tugahamagara umuntu kugira nabi akaza akagaragara hano nkuko mubyiboneye kandi ahise amumenya. Ubwo ngubwo rero ni mu bwo buryo ni nyirasenge bamugiriraga nabi, ariko urumva ko nawe mubaje ngo tumukorere iki, aravuga ngo ntacyo cyako tumukorera. Ubwo ngubwo mu muti wo kugira ngo we umurinde ibyo mukuraho byose bijye biba zero. Biri ari buze ngo gutaba mu ijoro. Biri buze gutaba nijoro namubwiye ko arikora. Okay. Murakoze cyane muga. Ndahashinga ibirindiro kuva banyemereye ndaguma ndaza gukurikirana ndebe ukuntu hano biba byifashe. Nanjye umunsi nzagira ikibazo nzaze mu nsure. Ndabona ufite n'akantu urimo gusoma kaba ari agasembuye. Akangaka ntabwo ari agasembuye cyane. Haba harimo ibanga, harimo no mu gicumbi cy'abakuru. Ntabwo umuntu agira ngo yicwe n'inyota. None muga sinzi rero hano nagiye masanga abandi bantu, hari n'umuntu twazanye ngo mwahoze muvugana kuri WhatsApp wavuye muri Canada ngo wakomeje ugenda umurangira, sinzi niba umwibuka. Ndamwibuka, tuvugana na benshi kuko tuvura abantu benshi bo hanze. Witwa Sumaya, niba ari ndumva ari Sumaya. Sumaya ndamwibuka ari hanze yakinjira nta kibazo. Twazanye. Yakinjira. Okay. Kankomeze ndebe uko ibintu biraza kugenda. Mese mute? Myaka myinshi. Turabona nyamaso ku maso. Mukomere cyane. N'uyu mwajyaga muvugana niwe wakuvuye? N'uyu kabisa n'uyu nguyu. Muga niwe? Niwe ni Sumaya. Okay. Ndakubonye rwose biranshimishije. Mbese wankoreye ibintu byiza cyane rwose. Njya ubwo kubera inzira wagiye unyuzamo naje nzi ko turi buyobe. Ariko ntacyo twahabonye, twakora ko muganga nawe tumugezeho. Urikubona ko nawe dusanze ari muzima nta kibazo. Okay. Rero muganga rero ngiye nifuje kugushimira nkurikije ibintu wankoreye. Mbese uburyo nagushimira nta sinabona icyo ngushimira pe. Sinabona icyo gushimira gusa Imana yonyine. Kuko ibintu wankoreye mbese byarantunguye cyane, amafaranga yanjye narayabonye rwose pe, nyabona nyuze mu nzira nziza rwose pe, ndabigushimira. Ndabigushimira rwose, nifuje kuguha agashimwe. Ariko nyine ishimwe burya ntago riba rihagije, ariko umutima wonyine. Kuko nshobora kugwishimwe ariko ku mutima bitariyo.
ariko umutima niwo wa mbere. hashima umutima. Hashima umutima gore. Aha. urumva ko yakubereye imfura agakora urwo rugendo rwose, cyane ko yambwiye ngo yavuye muri Canada ndetse aje gusura umuryango we, aravuga ati azagenda naje kugushimira. Hari n'abandi batatekereza ibyo. Ese mu kazi ukora ka buri munsi k'ubuvuzi niko n'abandi bajya bavurwa bakaba baza kugushimira? Bo urabizi abantu bose ntabwo bashima kimwe. Twebwe harabo tuvura rwose bagakira bakagenda, bamwe ntibagaruke abandi bakagaruka, ariko mu by'ukuri ikintu kibanze kandi cyiza kuri twebwe nuko tubanje kuvura umuntu agakira akakomeza akabaho, agakorera umuryango we, agakorera igihugu. Ibyo ngibyo byonyine birahagije. Nubwo abadushimira bashobora kuba bakeya, ariko yakize nta kibazo. Ayi nguko rero dore umukobwa yaje, reka tutegereze turebe iryo shimwe rye. Ishimwe rwose narizanye rwose ritubutse, ariko rivanze hamwe n'umutima wanjye rwose muganga. Rwose ni ikindi kintu nifuje kugukorera muganga. Ubu ndashaka kugira ngo uzame imyirondoro yawe yose, ndashaka kuzakugurira visa. Mbo ndashaka kuzaza muri Canada. Hariho abandi bantu bagukeneye, kuko hari abantu nagiye mbahereza ubuhamya bwabo bakifuza kukubona, ariko nubwo bakubona online biba bihagije. Ariko barashaka kugira ngo ngenda ndashaka kuzakugurira visa umwe mu kimwe gitaje abandi kubona muri Quebec, kuko barakwifuza cyane. Ngewe itike ni yanjye n'icumbi n'iryawe n'icyo kurya rwose. Abo bantu bari muri Canada nibo bari no muri Amerika no muri Aziya n'ahandi bose nta kibazo. Ububasha bwacu ntabwo bugira umupaka. Ububasha bwacu ntabwo bwanywa n'ibihugu. Ububasha bwacu bwambukiranya imipaka. Nuko ngo umuntu uri muri Canada, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia namuvura mbere kuri video call. Ikiba gikenewe ni ifoto ye n'amazina ye, ubundi nkamuvura rwose a distance. No kujyayo najyayo nabipaze kuko nanga benshi baradukeneye. Rero umuntu uri hanze ntabwo yahangayika, dushobora kumuvura duhere kuri video call, yoreje amafoto ye rwose nta kibazo. Ubwo no kujyayo umuntu yazabipanga yabitekereje, ariko rwose niba ari abarwayi kubavura biroroshye cyane dukoresheje video call, yoje amafoto ye n'amazina yombi nta kibazo. Teguye kujya muri Canada, wumva visa bayikwemereye vuba ngaha? Ntabwo kugenda huti nabikora, kuko hari abandi barwayi mfite. N'ubu hanze wabonye ko hari abarwayi, hanze hari abarwayi, ntabwo nabasiga rero. Ntabwo nabasiga cyane ko bari hano iwacu, ntabwo nabasiga. Nabo bari hanze nabo nabaterana n'abavura kuri video call, nabavura kandi igihe nazapanga kujyayo nabwo nta kibazo twazabipanga. Ariko urabimwemereye? Ndabimwemereye nta kibazo. Mboke nibwo nifuje rero kugushimira. Nari nkuzaniye, ariko ibyiza biri imbere, ariko kugira ngo kagufashe rwose nishimwe rikomeye. No gushyira hano. Murakoze babyeyi, bashyiramo hano gutya se.